ntabwo mubura wambonye nanoza namushakira ushaka mbuzagwe nanoza wa mukobwa wanjye Queen ntago wamubonye ko namushakiye amubyara agutanga ibihuha nanjye nshakira umukobwa rero ufite gahunda ntago nanga ibihuha mbe mu bintu byo kugenda yarambwate mama uri mama ariko ye nshakira umugabo ku ruhande nagiye numve ko uyu mucama uyu muramu yashaka kubaza wari none nawe nahuze naho nzi nuko Zura mugore Innocent ko yamuhebye kubera ko yamuhemukiye we kujya utabarije wa kintu ese nari kubariza gutumbwije ukuri yarakoze ubwo bukwe deje nani naramanitse nese nabigenza namwara muretse we nago twamureka kwerega nawe uriya ni nk'umuryango waje yega yababyariye cyangwa zangwa musikoro cyangwa mitsingi nesida kuko guhiga batingagiye ari genza akigwira mu nzira wa mukobwa niyo mpamvu ariko se kutavuga ndavuga kawuka nceceke basi oya iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much. Come to me. Je t'aime trop. Nalingo mingwana. Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye. Mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Umwana nyashyarwanda rwanya rwakazamura igisho y'abana gusika mutoro sase n'ubwo rose amatereka cyangwa gasambi muri wicare kuri Mandela TV birebere byinshi byiza tuba twagutegura umwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba kurara mu gihe gito no gusaba kora subscribe n'ibitaro wayikora ndetse nayo kuze ndakwinyanga usaba cyane kugisharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigende bigera mu mpande zigiye zitandukanye reka mpere zikaza abakunzi bacu bari muri Amerika Asia Afrika ndetse na Australia bari mu gihugu by'ubuturanyi Uganda Burundi Kongo Kenya Tanzania ndetse nawe uri imbere mu gihugu amajyepfo amajyaruguru burasirazuba urengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali reka nkubwire ko inama zawe ndetse n'inyunganizi ugenda duhereza umunsi ku munsi tutazahwema natwe kuguhereza ibintu byiza kandi tuzarushaho kubana nawe muri ibi bihe turi guca mu mwabana umwe ndi kubasaba inama muri no minsi hagati y'imiryango yombi ndetse no kubavandimwe ibibazo ni twebwe biri ku mutwe ni twebwe dukeneye kubikemura niyo mpamvu duhora duterana umunsi ku munsi tukicara mu gacaca tugacaca amagambo tukareba icyo twakora ese tumubona dukwiye gukora iki ndi kumwe na mama w'abapampe ndi kumwe na Jackie nabatumiye umunsi kugira ngo tuganire mumeze muti shanje rero ukuntu meze yewe ndabiza avuga bitinze kanye nivuge agira ngo baneze umunwa kurya basigaye bavuga ngo musigaye meze nka nuza ameze nk'umuntu ngo meze nka DJ Brian ose ngo DJ Brian yabagije icya gifuke ngo nkabonde bukikigendana none se birabe none se nibyo bintu nibyo cyumva nabakora ariko bure barambwase mapa tugiye ni Buganda ageze ku mpaka gusa ngo DJ Brian ngo ugiye se mumbonye wa tatuwaje mumbonye ko we ngo numva ngo yabaye mu nda zero kandi ngiye nkabambona rukitumbara nubundi ubwo bimeze bite ngo uvuga kimwe ngamajwi yanyu ngo avuga kimwe ngo twagize ngo niwe nubundi niwe ni kubara ari niga yanjye wakintu kana ese babwira ariko nukuri ko nako nagaciyemo ko ndanamushuje cyane inshuti yanjye ngo bavuze ngo ararwaye Imana ishimwe numvishe ko yavuye mu bitaro basanga yari yagiye ko muri icyo kibazo cy'igifu rega ibi bidabira navuna iyo mugenda mamumba none ifite urudufite n'ibere rimwe ringana niryoyenyeje ikiyebe abarafite amabere manini n'ukuri mwihangane ndabashuje kandi nini cyane bavuga ati wagira ngo yonyeje ikiyebe n'iri ryanjye urumva iba rimeze nk'iryoyenyeje ikiyebe ubwo rero n'ukuri ndabashuje cyane bihangane kandi ngo rero nashyuha cyane ko kana anyashye ubwo ndakurabuye nuko uzashaka umukobwa wibere rikora ku mukono njyewe nabuze umukobwa unyemera kandi nkurangiye ufite ibere rinini wa kintu ma nimero ze nyine ahari yumva umuntu wese yumva akeneye umukunzi nyine nziguye zima none uraza kuzima nyuma y'ikiganiro ngeze ngo nabandi bamugutwara nizo zuga abandi bamutarukana wa kintu bamujyana bahita bamugurukana Jackie bimeze bitese se gutuje cyane muri no minsi dusoni twinshi nk'umuntu ufite umukunzi aya na umukunzi mfite mbabarira ubundi ngiye ndibaza umukobwa watagira umukunzi
n'inka ikunda indi n'intama ikunda intama ubundi ubwo umuntu uba atagiye umukunzi aba yitwa biba bimeze bite ngeze ndi umutinganyi urangiye kubikora bikanga nkabyiyorera umukunzi w'umuntu ni Yesu nta mukunzi nta kibazo none se kuvuga umukunzi w'umuntu ni Yesu ariko Yesu kuki mumubeshyera nese kuki yaremye abantu babiri ntareme umuntu uyu muntu ndagira ngo umusengere ko yaremye abantu babiri ntareme umwe Yesu ntago byari none akamera ikarema umuntu agakura akazana ubwoya mu maso urumva twebwe tugategereza tukamera nka cya gikere ngo cyategereje umurizo na n'ubu kiracyawushaka kandi ngo cyari kiwufite kirageze kigira ubuntu gihita kigira mu mazi cyangwa ati isoni cyangwa isoni gihita gitebera mu mazi neza kiti wapi ndarikoze ti wapi ndarikoze kikojeje akatsi mu bwonko kuko atuje cyane bimeze biti hafi nabona shaka umukunzi ntago wamubura wambonye nanoza namushakira shaka mbuzagwe nanoza wa mukobwa wanjye Queen ntago wamubonye ko namushakira amubyarira igihungu cyadanje nanga umukunzi ukorera mbere ntago nanga ibihuha ntago utanga ibihuha nanjye nshakira umukobwa rero ufite gahunda ntago nanga ibihuha mbe mu bintu byo kugenda ati papa uri mama ariko je nshakira umugabo tubyarana umwana mbikuye ku mutima yego nikora muzi ntago muzi bamwita wa Queen yego umwana we bamwita Gisa yamubyaye n'izina ryanditse ku kaboko yabwiye muganga ati rero muganga uramutse umbyaje umukobwa iyo ni kado wijyanire nawe iyi kado rwose uzayikomezanye muganga wagurisha wareba ukuntu ubigenza ariko numbyara umukobwa muguhemo kado tubivugane yanga wowe nubyara umukobwa uzamushyira hano byara umuhungu muri make wumva umuntu aguhaye impano y'umwana mu nda nyine wumva wahitamo ikihe gitsina ni mu nda mvuga ntabwo ariko mu ntoki gutya bose uwo bama niwe napfa mu nda se uwo bama nyine mu nda so tuba tunyuzamo tugaseka ariko kugira ngo twibagize basi gakeya ku bibazo turi gucamo mu bapampe ibintu turi gucamo bya Sadunda ukwiye kubura ibiki ubundi buriya nasetse kuko nawe muganire uyu sase murumuna w'umugore wose murumuna Innocente yarambwiye ngo we byamurenze Innocente afite ibibazo byinshi arambwira ngo uze nawe muganire icara mu bicaca amagambo hano mu gacaca tucagagura amagambo icyo twakora ese turakora iki twebwe none se biriya bintu wowe wabibonye mva nyine njyewe nagiye kumva numva ega nabibonye byahise no ku mateleviziyo urumva umugabo Sadunda ngo asezeranye na Satani Kayusi urumva umwe ufite amaguru ameze wagira ngo ahora yurira igiti abantu batinganye amaguru yabo bamera kuri umugore we Sadunda we ko adafite amaguru ameze nuko ari umugore none ngo yashaka ngo bamutwerere ngo papa barwa batwerera amafara amadora abari bakabahinga ngo yashaka petagisi n'abari petagisi ngo na gikotori cyitwa Movite abinabari bibazo petagisi mama petagisi urumva none ngo agashaka ngo mutwere ngo na gikotori bita Movite arya bahita Movite yashaka ndashaje nubwo nihagara ariko turacyahari tatubwira abakobwa ngo simarika urahari jana kuri tabwira abapape banjye ko naruka bateza agahinda urahari none se muko uriya muramu wa Sadunda afite baramubishyana ryose umuntu ugize abagabo afite umugabo kandi na warundi afite wa mugore w'ikigoryi mwamuretse gasara kuri umwe ngo akaba diaspora mwarago umugore yadutubure Sadunda yinjiye ngo ni umudiyasipora amadolari ni mabaya nayo ari gukora amabara menya nk'abaguze Yesu ariwe yaturutse ngo amadolari 3 anga bamugurije kugira ngo bamumanike ubwo rero ngiye buriya bukwe nabubonye kandi ngiye urabizi ko igihe cyashize asize bari kumwe na Satani Kayusi babana ariko baranankubita nabasuye
none rero buriya hambira nagiye nyine ndababura rubizi twari kumwe nese Jacques konzi kuri ari muramu wawe ndi kubikubaza nta muntu wumva sibyo abi wawe cyangwa yagiye kwa Innocent abayize Nise yaragiye kwa Innocent kandi mbana nawe Isuga bana Innocent singiye nambaye gaburya naye namakuru mbafite nyago twerukana ngagiye maragiye kwigira Sadunda kabona Sadunda twara abanyakitari akiri muzima ntago rero ntari kumutererana niyo mpamvu mbajyanye banyashya nyashya ngo ni n'umurokore ngo abajyanye n'amasengesho simbizi ngo abajyanye n'amasengesho akabura uwo yagasanga baragiye ngo gasaba baragiye ariko sifunda ari amafaranga yo kurya ari amafi n'amafiriti birabayakuye bara nabakire ntago wanyibya nanga batinganya ari abakire mwana sinzi rwose noneho ngo mu bwato burimo ngo bwa zahabu none y'ikimbabaje none ngo nawe ntaho hari tuzamushaka gute zamukura he tugeze gushaka abaganga sinzi ikintu rero wowe tuzamutuma ihembe sinzi impamvu nyamukuru wifuje ko nabahuza na mama w'abapampe Innocent adahari nago shaka duhura hari niyo mpamvu kuko nagira ngo banze n'injuyurega burya muramuhe nawe burya muramuhe nawe bari akandi kabanga ko ku ruhande nakabanga ko ku ruhande nagiye numve ko uyu mucama uyu muramuhe ashaka kubaza wari none nawe nahuze naho nzi nuko Zura mugore Innocent ko yamuhebye kubera ko yamuhemukiye we kujya utabarije wa kintu ese nari kubariza gutumbwije ukuri yarakoze ubwo bukwe deje nani naramanitse nese nabigenza namwaramuretse we nago twamureka kwerega nawe uriya ni nk'umuryango wacu yega yababyariye yego yabyasha kana kaza ubwenge ko rero nago mwarekereye turaguze cyangwa tujye mu rusengero nzajya kuraguza uriya mu nama sengesho yamufata nago yaboneka ubu ukumutuma ihembe rikamuzana nago sengesherega ntago hano hose burya nkari hawaro ritagera hari abantu Satana barafashe ku buryo ariko ukizemo Yesu nafise ngo yarutse kurota ngo badayimoni bamurya ngo baramurya fise nyamunini ngo baramurya none wamujama ruzagara babana nongo akaza afite ikinwa kina akavuga ati n'umuntu uryamanya arandi urumva ruzagara yazaga yasamye cyane kandi reba ukunangana bari bamudayimoni mukuru urumva noneho kajya avuga ngo warayi wasayitwani ngo byanga kumurekura ko ibindi biraza bimuzamura bimukobaza mwirimbe n'aya mabere urumva ibyo ni inkuru yatwibwiriye nyine nk'amani gato turi kumwe none ngo ruzagara akavuga ati mwana ninjye mwirira ngo ruzagara akaza yasamye kandi ruzagaragira akanwa utunwa dutoya ngo akaza yasamye gutya yasabe cyane rwose yarugeza noneho ngo abanyirizaga none wagiye kumumira burundu wahita avuga ati mwizina rya Yesu ngahita avuga ati mwizina rya Yesu ubwo aravuga ati rero ngiye mbabwire ati nubwo ndi umusiramu tumusiramu ngiye kumureka ati baraneze mvuga shayitwani mvuga igiswahili cyose ati ariko navuze mu izina rya Yesu mbona bya bintu biragiye mbona mvuye mwirimbe mbona umunwa ruzagara urasubira urumva ati ubwo rero mureka njya nivugira Yesu ati nabonye ari muko atari we mujamu ukomeye ati rero wirukana abazimu bakagenda ese ko ngana uko buraza ariko gushyira mu nda atuzukura umunwa ati rero kwedera nkabona wangezaho hose mureke nijye mwirira ati nijye mwirira none rero wa mukobwa niyo mpamvu ariko se kutavuga ndavuga kawuka nceceke basi oya ndavuga nyine njyewe ngira urusaku ntabwo natuma twegeranya abasha kuvuga kanceceke sinzi ikintu washaka kumubwira sinzi ikintu washaka kumusaba ese hari utubanga two mu bwihisho wowe ugenda utumvira Innocent watubwira mu byo atekereza utuje niyo mpamvu tukuzanye wenyine wakinduye nyine reka mabwire nko kubimbajije gutyo urabizi nkuko mama wa pampe yaramaje kwivuga mu kanya gato avuga ngo Sadunda ameze nk'umwana ni nk'umwana ari n'ubundi sibyo rero ngiye ukuntu nge nari nabitekereje ariko impamvu mbikoze gutya Innocent yabivuzeho ariko nyine ntiyabirangiza impamvu nashatse
umuzana mama wa Pampe mama wa Pampe azi cyane Sadunda kuturusha Candamosi niyo mpamvu rero nagusabye kugira ngo buriya no mu bukwe bwa asazana na Satana bugiye makiri musima ahubwo nibajije uriya mugabo naye basezeranye niba barambaye impeta niba barayambaye mu gutwi ariko nabonye buriya bayambaye ku mazuru nabonye uriya Kayusi Satana afite impeta ku mazuru basanga nabari bo baziteye azimwe zinka bajyanye Nyabugogo bajyanye gogotsi ivugira bana hanze rero niyo mpamvu nyine nashatse ko wamuzana mama wa Pampe basi tugafatanya icyo kibazo sibyo tukamenya wenda aho papa ashari ikamwita papa Asha sibyo kuko ni bavuga ngo reka umwe tapasha none se ntabwo yamubyaye agifite ubwenge nyine yamubyaye agifite ubwenge ariko nanone deja kuri ubu ngubu bari kwitwa Sadunda niyo mpamvu nashatse guhura nawe kugira ngo twige kuri icyo kibazo basi wenda twumve wenda uko twabigenza wenda kuko hari inama twari dufite nk'umuryango n'umuryango we umfashe urumva tugira uko tubiganiraho basi wenda nimba nawe wenda wabuza aho ari kuko numvishe nawe ubimbaza ahubwo ndumva nawe utabizi abandi bakora inama z'ubukwe bagakora inama za kiriya gitinganye abandi bakora inama z'ubukwe byoza gukora inama z'abatinganye mbese wabigenza ute ese turabigenza nyine ariko ngewe ntabwo inama nzahizamo abandi bakora inama y'ubukwe ukatangira kuvuga uti nzanywamo byeri cyangwa nzanywamo sikoro cyangwa mitsingi ndetse iyi nama kuko guhiga abatinganye hari igihe nzakigwira mu nzu nawe nzerera kubi ariko nta nama z'abatinganye nzajyamo ngera kare bazaze kumugana nta nama nzajyamo ngewe muzayigemo na ba mushiki we nabonye nawe agiye mu mutinganye muyigemo nawe muramu we n'umugore we n'abari basengana bazabakoranye yenge mu nama y'ubukwe nkatangira kubara amacupa nzanywamo izabatinganye wapi baritange rwose batangira kwa rero tugana ku musozo ndagira ngo icyifuzo cya Jackie wacyumvishe ese nawe uratekereza iki kuri Innocent ndetse n'umugabo we ikintu mbatekerezaho se so nibura namenya mbatekerezaho iki Innocent aragira n'ubati n'ubundi narayebye naramuretse araza wagicucu kuvuga ngo waramuretse waretse tugapanga diro ugashaka undi mugabo kukiri mutoya ngo reka ngo ndi gusenga Imana ngo wenda zaza akiri umugabo azaza ari iki cyuho umuntu uzaza yarasize amavuta mu kabuno azaza yarambaye papa nk'umukobwa uri mu mihango cyangwa wagicucu ko bakuroze nabi azaza yitwa iki ubwo uzongera ukore imyenda umuryamana umukoze yibere yamenye kuryamana n'abantu batayafite mu mapanga uri kunyoshya kandi azategeza yabe azamera nk'umukobwa ngo yagiye kashize imyaka 40 yabuze umusore amukunda yategereje nk'amajoro 50 n'abana 58 birangira abaye nk'igihumyo agiye kubona abona yazanye iminkanyarano hose yakura gutya kabona ni parasitike yara bya bindi yavukanya kabona byarimutse kabaga atize ubungu koko atabaronegeje kamamba bayirekane ipfire yapfire mu rukundo ndetse buri Innocent yazapfira mu rukundo mutakabako yasaze byarangiye genza mugira inama yo gushaka umugabo mama papa ubona dukwiye gukora iki nkatwe abantu turahanga dukora iki tuzajya kumushaka nk'umuntu nyine twari tuziranye akabyo gusura mu rugo ngiye simbise ntabyo mbona reka rero twisoreze ikiganiro cyacu icyifuzo cya Jackie kuri wowe ni icyo ntabwo turakugenda duhana ibitekerezo ndetse nzafasha mu bitekerezo duhuye gutya ariko kwicara gutya ngo turi mu nama y'abatinganye ntabyo zimari ababe kirikira abakunzi bawe n'abadukurikirana umunsi ku munsi ninjye mbabwira se babizi ko mba nabivuze kare ndabakunda cyane ukuri bajya bihangana kuko mba nabashekeje kandi ibyo mba nabashekeje mba nabikuye ku mutima se mba nabitoragwe ntabwo ari burage si iki mba mbabwira mbasuhuza mbishimiye cyane ni ukuri bajya bankurikira kandi Imana ikomeze kuturinda mumenye ko narwaye abafana banjye narembye ariko ngo narwaye niba ari piritasiyo niba ngo ari imivuduko niyo umuntu amaze agiye kugafata ngo arwara biriya bintu wasana ari ngiye kuba umukire ngiye gukira gatanya ukajya urambura akaboko buri munsi muganga agapima bafana banjye ndabasuje cyane ndabishimiye pe kandi babwire mu nsengero noroherwe na pendo baramubaze pendo we kereka bamubaza umunwa nawe avuga nkanjye
murakoze cyane sajya ibakora ufashe gutya Shayi. kwifata mu mutwe ikenge nabwira sibyo njye nukubasaba mwaramubuze mu Rwanda nta masengesho mbone bakuvuga byakunaniye amasengesho sawa rero Imana ikumere umugisha kandi ukomeze kuduhereza ibitekerezo bigiye bitandukanye muri comment caca ndetse Uwiteka kwishimire bye bye